ize umuryango munini cyane. Suzana yakoze imirimo myiza cyane, ndaza gushimira n'abamubyaye ndangije iri jambo. Yakoze imirimo myiza, yareze abana, yari umuhinzi mworozi, yari umucuruzi nk'uko mwabyumvishe, yakoze mu maserivisi atandukanye. Umuntu w'umukecuru nk'uje imyaka 58 akaba yaragikora muri Yanga Fighters. Yanga Fighters yakozemo apepre myaka 10. Urumva yari mu Rwanda shaka w'imirimo y'urugo rwiwe, kandi iyo mirimo yakoreye urugo rwiwe ntiyasiganikanisa. Kuri ibyo mu buzima hazagenda habaho amanteceda, ari utuntu mwagiye mumva tutuzikroshage twarabaye, ntazibana zidakomana amahembe. Ibyo bibaho, c'est pas grave, muri sadep. Ibyo byarabaye, ariko si ukuvuga ngo ndamwanze, non. Elle est toujours ma chérie. Jusqu'à présent, nous, chérie wanjye n'uwo yagiye. Suzana agiye neza, yakoze imirimo myiza cyane kandi cyane. Yareze abana biwe, urabona bamwe n'abagabo nabo bafite ababo, abandi nabo umwana asigaranye mutoya n'ubu, ariko nako kamaze kwa kagabo ntabwo badufite cyane. Uyu niko ruhinja mfite, ariko ni umugabo wo kwikamera inka. Icyongeyeho nshimiye umuryango wanje uri hano. Mukuru wacu n'uyu niwe mukuru mu nzu yacu, Mwaruhirwa, uwo niwe sokuru mvuze. Aba bandi bose bari inyuma ye. Aba bandi ni abakazana, hari abuzukuru, ni abantu benshi. Iyi ni famiye ya Bizoza muhamubona. Nta rondogoye cyane, reka nshimire abasinga banshingiye. Data avuga ko ushingira yabihawe na data, yagabiye data inka kera. Iyo nka yavuyemo n'inkwano zakoye izo zako. Data avuga ko yari inshuti ya papa cyane cyane, n'uyu munsi ni inshuti ye. Angiriye neza, bampa umugeni mwiza, abyara abana beza, namwe murabona n'amasura yabo ni n'abasirimu, abana basobanutse. Kuri ibyo abasingana bashimiye cyane. Ntarondogoye kugira ngo abandi bavuge. Suzana arangije, ari umubyeyi mwiza, tumwifurije iruhuko ryiza. Sigitangaza gukoma amashi, urumva ko ngaruka yavuze ijambo ryiza. Sigitangaza rero gukoma amashi, turi mu munsi mukuru wa Suzana, tugomba kumwerekeza neza twishimye, twabanye nawe neza, so nta mpamvu yo kugira ngo tubabare. Rero nimugira ama emotion, urirarire, wishima yishime, uwifuza gukoma amashi ntaco bitwaye. Siko bimeze. Reka rero twumve umuhungu we w'imfura, ubwo arahagararira abandi bana bose Suzana byaye ndavuga abahungu, nasoza arahita akurikizaho umukobwa, noneho tuze gukurikizaho indi gahunda. Reka twumve Cyubahiro. Ndabasuhuje. Hanyuma nanjye ntabwo ndi bukoresha umwanya munini bitewe n'impamvu z'igihe dufite n'abandi bagomba kuvuga. Ndavuga ibintu mu buryo bubiri. Ndaza gushimira abantu, ariko mvuge n'ubuhamya bwa mukecuru. Mukecuru ni mugari, dushobora kumuvuga muri uyu mwanya kubera kuko ni ibintu byinshi yagiye akora, ni ibintu byasaba ko umuntu yakwandika nk'igitabo, kubera kuko mukecuru yari marayika w'iyi nzu yacu, yari umucyo w'iyi nzu utumurikira twese. Mu bintu bidasanzwe navuga ngo mukecuru yasize akoze, uhereye kuri njyewe, yadusigiye kumenya Imana. Nicyo kintu yadukoreye kiruta ibindi bintu byose, ni nayo nkingi ikomeye yadusigiye. Kutwitaho yatwitayeho nk'abandi babyeyi bose, yakoze ibyo yari ashoboye mu bushobozi bwe, kandi abikorana imbaraga, umwete n'urukundo. Kuri njye namufataga nka mushiki wanjye, nkamufata nk'inshuti, nkamufata nk'umujama, tuganira ibintu byose. Sinzi ukuntu ushobora kumuvuga, ariko ari umuntu mugari. Hanyuma irindi jambo, nubwo ntabashije kuba hano mukecuru umunsi yarangije, ariko njyewe yaransezeye atararwara. Ubwo mperuka hano mu kwezi kwa 4 uyu mwaka uyu nguyu turimo, nagiye gutaha, ngiye gusubira i Kigali. Mukecuru arambwira ati, mwana wanjye nkeneye ko twicara, kagira amagambo atarenze 3 nkubwira.
arambwira ngo mwana wanjye hari ijambo rimwe nshaka kukubwira, ndashaka kugusigira abavandimwe bawe, ni wowe mukuru mu bahungu, nubwo imbere yanjye hari umukobwa afite urikira, ariko ni wowe mukuru mu bahungu, usigiye inshingano. Izo nshingano barumuna bawe bashiki bawe aho bashatswe hose uzabamenye. Ndamubwira nti mubyeyi icyo zagikora. Icya kabiri arambwira ni kubera ko nkwikoreje inshingano ntahaye abandi, zana ibiganza byawe nk'umubyeyi nkanyihasha gusabira umugisha ku Mana kugira ngo Imana izagushoboze kwita ku bavandimwe bawe. Mukecuru yakoze ibintu bidasanzwe mu buzima bwacu, yakoze ibintu bigari, ni umunyabuntu, ni umuntu ubushize mpagera naramubwiye nese mukecuru, iki gikoni cyawe ko mbona kimeze nka gare ya Nyabugogo, abantu bose abana abavaha umwe akaza akinjira undi agasohoka, utwaye imboga utwaye ubugari, abana bakaza bakarira. Mukecuru turimushira abana hasi mu bagaburire. Mukecuru yari intwari yacu, yakoze ibikomeye, ariko ikivi cye tuzacyusa. Yari umukristo, yakoze ibintu bidasanzwe. Hanyuma reka nshimira abantu ndatinze, ubundi buhamya bwinshi babuvuze, byinshi tubigiyemo twafata umwanya munini. Ndashimira famiye yacu y'Abazoza mvukamo, ndashimira famiye y'Agasinzira, ndashimira abantu bose bari muri komiti yari ishinzwe gukurikirana bino bintu. Imana ibahe umugisha kuko mwabanye natwe. Ndashimira indi miryango yose, ndashimira Abasinga aho mukecuru avuka, twarabaye no mukuza njyewe nza nageze kuwa mbere, byabaye ngombwa ko nzana n'ababyara banjye basengeneza ba mukecuru. Urumva twarabanye mu buzima bwose. Ndabashimiye, mwarakoze ibihambaye, n'ubu muracyakora kandi tuzakomeza tubane muri byose. Ndashimira inshuti ze, ndashimira abavandimwe be, ndashimira abaturanyi, ndashimira buri muntu wese uri hano n'uwagiye, mwakoze ibikomeye. Ikindi cyongeyeho ntareka gukora, ndashimira madamu wanjye nuko atabashije kuboneka kubw'impamvu ze zihari uzi, utamukundiye kuza, ariko yakoze ibintu bikomeye. Uyu mukecuru yararwaye, yakoze ibintu bikomeye. Ndashimira mabukwe nawe yakoze ibikomeye. Ndabashimiye mwese, mwumve ko mbashimiye bikuye ku mutima, mwarakoze cyane. Imana ijye ibitura ibakubira ibyo mugenda mukora. Ndabashimiye. Tukiri muri iyo gahunda y'abana bangarukiye, nanone hari umwana wifuje kuvuga nibura umunota umwe bitewe n'uko babanye cyane. Twari twavuze ngo Cyubahiro arahagararira abahungu, ariko nanone bibaye ngombwa ko Butoto nawe agira akantu gato yavuga. Butoto wakwigira hano. Hanyuma bari bahisemo ko ntavuga, ariko njye nihisemo kuko ni ngombwa. Kuva mama arwara nari mfite kwizera kuzuye kuko aza gukira, ariko hagati aho haza kugaragaramo ibimenyetso bintera ubwoba. Hari ku munsi wa gatandatu mbwira murumuna wanjye uyu nguyu, amubwira ataze ndi ku irwariro aze asure mama. Ahageze aramusura, agiye gusubirayo mama aramubwira ati naza, arambwira ati muhamagara aza nseze. Amuturika inyuma kuko yari aryamiye urubavu rumwe, arangije arambwira ati mubwira aza aho mureba. Ndamubwira, araza aramusezera. Ikindi kimenyetso, mama yari arwaye, njye mbibona ko ababaye, ariko we ntabigaragaze, ubona ko atekanye, afite amahoro, aseka, turi kumwitaho, ariko akashaka kutwereka ko ari ugomba kutwitaho. Akambwira ati ese ko wiriwe aha ku irwariro washatse icyo kurya, abagore bari aha ngaha wagiye ukabashakira icyo kurya kandi we atari kurya. Ndashimira abantu bose bagiye baza kudufata mu mugongo mutwihanganisha, mwebwe mwatumye dukomera. Hari ibibazo nibazaga, ariko kubera ko mwagiye muza mukaduhumuriza, hari bimwe mwashubije, kandi n'ibisigaye Imana izabisubiza. Mama yari intwarikazi, yari umwarimu wanjye, imico myiza yarayinyigishije, kubana n'abantu neza. Ubu ngubu hari abana b'ishuri bavuye Mbararaho nigiraga nararangije, ariko bateze amamodoka bari mu kizamini
gikurikira icya leta, baraza aho bari bahaguruka mukabareba. Abandi baraho inyuma bashyizemo amafaranga yabo bakodesha amamodoka, baraza kugira ngo bampumurize. Ibi byose ntabwo ari njye, ahubwo ni imico mama yanyigishije. Ndabizi ko nzamusangayo, nzamubona, yifurije iruhuko ridashira. nagira ngo Butoto akiri hano yaza abanyeshuri ngo harimo envelope bafite, bibaye byiza bahita bayitambutsa kugira ngo icyo nacyo kirangire, n'umwarimu wabo bari kumwe yaba ari hafi. mwakwihuta noneho Butoto akiri hano kuko ntabwo yongera gutambuka imbere. Umwarimu wabo ni uhe? Religious leaders around, political leaders, family of the late, relatives and friends. Good evening. We are sorry for the sudden loss of our mother, but that is life. She entrusted us with a very good student, Dodo Benlin. He completed A-level at our school. He was a good student. He was a leader. He was our CP. He was intelligent in class. He was among the best students. When we heard about the ultimate death of the mother, we really felt so sorry for our son. So, because keep strong, the good thing you've reached somewhere, you will start from there. According to her, he was very good in his print. It shows the people where he's coming from. People, we are really thankful. Thanks for welcoming us. We wish you well. Before we leave, we tried as people. I know it's something, it is, when it comes in abrupt, we tried. We managed in transporting almost like 50 students. Like the whole school wanted to come, but we could not manage because they loved this boy. He was a good boy. Even we students, we are proud of our boy. How we wish we had a university. He again joins us. We are very sorry, Toto. Keep strong. You are a good man. Keep pushing. This is not the end of the world. We brought some condolences to the family to help you push through the current situation. Thank you. Arakoze cyane, nta kintu cyose kitagira exception. Murabona ko no mu mushiki wacu nawe yagombaga kuvuga mu magambo make yavuze, yashimiye Butoto cyane, anagaragaza ko ari umuhanga, ari umwana w'ubwenge, mu bana mbese bakarorero, akaba n'umuyobozi wabo, akaba n'umuntu wabigishaga ibintu byinshi bitandukanye. Yabaye n'uwa mbere no mu kigo babagamo, abona amanota meza cyane. So yavuze amagambo menshi, arashima, abifuriza no kuzakomeza amashuri ya kaminuza n'ibindi byose bitandukanye. So ndumva rero mwasubiraho, turabashimiye cyane. Barashobora kugenda nta kibazo, kandi ijambo ryabo ryari rikenewe. So rero reka hari timu yitwa Abanaziri Ministries n'inshuti za Cyubahiro babana mu buzima bwa buri munsi, bari bari hano juste nibarebe Cyubahiro, batambuke juste bamugezeho icyo bayiguhaye. Okay, so bashobora gutambuka juste kugira gusa ngo kamera ibabone bahita basubirayo, nta jambo turi bubahe kubera ko umwanya wagiye. So mwakwihuta.
dufite abantu benshi rwose muri hangana ni juste foto bari kumwe na Cyubahiro mugenzi wabo kugira ngo dukomeze gahunda muranyihanganira tabaheza microphone reka noneho maombi uhagarariye abakobwa bangarukiye yatambuka imbere noneho akavuga mu izina ry'abana be bose b'abakobwa muri rusange kandi arase ku ntego. Bwana asifiwe. Twese tunejejwe no gushima Imana kuri uyu munsi mukuru wa mama. Imana yawuteguye ihabwa icyubahiro. Ubundi kandi mbere ndashima Imana kuko Imana yayumvishe isengesho ryanje nkimara kumva amakuru. Upfusha ntushingure birababaje cyane. Imana incira inzira ndaza mpuruka amahoro, Imana ishimwe. Amagambo novuga kuri mama ni menshi cyane, ariko kubwo kuyahinahina ndaza kuyavuga mu ijambo ry'Imana ndi busome hano muri Zaburi ryabashe no kumpumuriza umunsi numva ko yacikanye. Ndakomeye, ntabwo ncitse intege, ntabwo nihebye, mfite ibyiringiro kuko mama nzamubona mu bwami bw'Imana. Tarasoma iryo jambo nshimiye abantu batuye hano muri iyi kambi, abantu bose amoko yose atandukanye. Umuryango wabuze uyu muvyeyi ntacyo twabona tubitura, ariko Imana yo mu ijuru itazikiranirwa nimutagwisari muzasarura. Imana ibaha umugisha. Nshimiye famiye Bizoza, edaheri ntaragera kuri Bizoza, nshimiye abasinzira bose rusange. Abo antu bose bakoze byinshi kubw'umwihariko, Imana ibaha umugisha. Ndagarutse muri famiye yacu ya Bizoza, hariho ba data wacu bose ndabashimiye. Buri umwe wese afite icyo yakoze kandi ni inshingano, ariko hari nabo biba ari inshingano zabo ntibabikore. Ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Kubw'umwihariko nshimiye umuvandimwe wanje Cyubahiro, ariwe data wa kabiri, aho data atari Cyubahiro arahari. Ni umugabo ukomeye cyane, ndamushimiye ku byinshi yakoze. Shimira madame we hari hamwe na nyirabukwe. Abo bantu ndabashimiye kubw'umwihariko, Imana iri mu ijuru ibaha umugisha. Ubundi kandi mama imirimo yiwe jewe sinayivuga kubera ko imirimo yiwe yonyine yaravuze. Urebye abantu baganditse ahantu amoko yose atandukanye, ni ibintu bikomeye cyane. Iyo ni imirimo sigitangaza ko wapfa tubona bagushingura, tubona baguherekeza, bivana nuko wabihagazemo. Ndashimira itorero yarabamo, yari umuririmbyi, yabaye mu maministeri. Mama yari umunyamasengesho, yadutoje byinshi. Mama yadutoje kwihangana, mama yadutoje urukundo. Tumufiteho imbuto nyinshi twamukuyeho kandi zizatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Reka nze gusoma iryo jambo kugira ngo ndihiniremo amagambo menshi yo gushima kuri uyu munsi. Ndasoma ni muri Zaburi 32 utangirira nko kuri be gatoya. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Mama ari mu buturo bwo mu ijuru. Ndakomejeho gato, ngiye gusoma ku 34 kuri 3. Uwiteka niwe mutima wanje nzirata, abanyamubabaro mubyumve, abanyamubabaro babyumve bishime. Mufatanye naje guhimbaza Uwiteka, dushirane hejuru izina rye ryera. Amen. Somye ku 10. Hahirwa umuhungiraho, umwubaha Uwiteka, Uwiteka mwaberabe mwe, kuko abamwubaha batagira icyo bazakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Amen. Ndashima Imana, mama yabonye umwanya wo kugira ngo agire iherezo ryiza, aritunganya, atengeneza isafari yiwe. Ubu mama ari mu buturo bw'Imana. Ndashima kuko Imana yampumurije mara kumva ayo magambo. Nari nsa n'uri ahantu ntari hafi n'abandi, ariko narahumuritse. Umutima warambwiye ngo tora Bibiliya yawe usome ijambo ry'Imana,
soma aya magambo ari muri Zaburi aremesha umutima wanje. Barumuna banje bihangane, tawiringiye Imana uzagira icakena, tawiringiye Imana uwobura woreka kubaho, tawiringiye Imana ngo azakorwe n'isoni. Twiringiye Imana muri byose. Imana ni data, Imana ni mama, Imana ni byose dushobora kuburana abantu tukabibona ku Mana. Mama, Imana imuhe iruhuko ridashira. Amen. Arakoze Mahombi, ubwo yaravuze mu rwego rwo guhagararira abana bose b'abakobwa. Reka noneho duhamagarire Reverend Pasteur Yohana, mukuru wacu mukuru, avuge mu izina rya papa Muzehe Bondo Bizoza udahari, utuye mu gihugu cyo hakurya. Rero reka Yohana avuge ijambo ritoya na message ya Muzehe muri rusange. Murakoze. Ntabwo tuvuga ko tunezerewe cyane. Iyo abantu babuze umuntu ntabwo biba byoroshye, ariko icyo dushima mu Imana nuko mwipfa ya muramu wacu aba n'abana ubona ngarukiye n'umwana nuba bavuga ngo afite abuzukuru 10 ariko n'umwana rwose. Kuba madamu we apfuye ari muto. Icyo dushima nuko yarwaye, nuko kurwara akamurwaza akanihana. Uriya nta muntu urusha undi muntu ubukristo usibye kwihana. Icyo kintu cyatunejeje. Tunashimira n'abungeri abashumba ni beza cyane kwegera intama, kuba yarihanye. Mitima yacu iranezerewe. Jambo rya kabiri no gushimira itorero. Izina rya Muzehe yabonye umwanya wo kuza mu izina ya murumuna wacu Professor Bizoza n'abandi bari mu mahanga. Dushimiye itorero, tukaba dushimiye umuryango w'abasinzira muri rusange. Aba bantu mwese turabashimiye. Urumva nimwe imbaraga zacu, ntacyo tuzaba turi kumwe. Jambo ndangirizaho n'impanuro. Uri ubukristo buba mu rugo. Abantu bazatekereza ngo bizende ubukristo ni za haleluya cyangwa ni hanze. Dusabe ngo kugira amahoro. Umugabo n'umugore niyo mahoro, kandi nibwo bukristo, kandi niko kudashobora kugira amahoro mu rugo. Umugabo niki n'umugore. Cyo kintu kizadufasha mu buzima bwacu. Turangije tuvuga hari ikindi kintu nari mbabaye sinzi iyo nari nkihanga. Adusigiye abana. Dusigiye abana murababona, kandi ntabwo ari bato. Ndabona Cyubahiro arahari. Ntacyo azaba turahari. Murakoze. Arumva agize emotion ariko bibaho mu buzima. Reka nanone dukomeze, bikamamagare bashike bangira tambuke hano imbere. Nyankundwa na Nyahoza Sara bigira imbere gatoya. Noneho Nyankundwa nifuzaga ko mwagabana iminota 4, umwe avuga 2 undi avuga 2, kuko mwembi mufite uburyo mufite amakuru y'umwihariko kuri nyakwigendera. Yesu ashimwe. Turashima Imana kuko Imana yaturinze tukaba tugihumeka twese umwuka w'abazima. Ikindi cyongeyeho turashima buri muntu wese wageze aha ngaha, umuto, umukuru, umumama, umupapa, ababashije kuza mwese mukagandika aha ngaha muje kudufata mu mugongo. Imana ibahwe umugisha. Turavuga muramukazi wacu ntitwamuvuga ngo turangize. Arimo umuntu mwinshi, ni biblioteke, ni ibintu byinshi, ntabwo twamuvuga, ariko ndamuvuga mu gace gatoya mu bijyanye n'ubugingo cyangwa se mu gice cy'ubukristo. Turashima ubukristo bwiwe, turashima ukuntu yitwaye neza mu kibuga, turashima ukuntu yabanye n'abandi, yabaye umuririmbyi n'ibindi.
mu bijyanye n'imibereho y'abandi turashima kuko yabanye neza n'abantu. Turavuga gahoro, ntabwo tuvuga amagambo menshi. Imibanire n'abandi irahenze, ariko yabashije kubana n'abandi neza, yabashije kurera abana biwe neza, yabashije kubana n'abaturanyi neza, yabashije kwitwara neza mu kibuga. Imana imuha umugisha. Mu bijyanye n'ubukungu, muramukazi wacu yarakoze imirimo itangaje. Yashakiye urugo, yahahiye urugo, ntabwo yabaye umunebwe. Hari abantu benshi bakunda kuba abanebwe, ingo zabo zigasaza cyangwa se zigasubira inyuma ntizitera imbere, ariko umudamu w'umutima ni mwiza. Ngo umugore w'umutima mwiza ninde wamubona? Ngo arusha cyane Marijani igiciro. Ngo umutima w'umugabo wiwe ngo uhora umwiringira, ngo kandi ntazabura kunguka. Ngo rero muramukazi wacu yitwaye neza. Hanyuma mu bijyanye n'ubuzima, yakoze imirimo itangaje, yegereje abana, yabakoreye amasuku, yabakoreye ibintu byose byiza, yabigishije ubwenge, yabajanye mu mashuri, yakoze ibintu by'indashikira. Simvuga amagambo menshi, ariko Imana imugirire neza. Rero ndashimira abantu bose, abashumba biwe, abantu bose babanye mu tuzi, abantu bose bamuzi, kandi natwe turihanganye kuko tubafite. Murakoze, Imana ibagirire neza. Shimiye Imana kuri uyu munsi mukuru Imana yateguje, umunsi mukuru utategujwe n'umuntu, umunsi mukuru Imana yateguje. Banjije kubashimira mwebwe mwese mwicaye hano, uzi wese ngo yagejeje ikirenge hano, ndamushimiye, Imana imuha umugisha. Nongeye gushimira umuryango wacu uvukamwo, shimiye umuryango w'Abasinga Marina yavutsemo, ndabashimiye cyane. Nongeye gushimira abantu twabanye hariya mu igwariro turimo tugwaza Marina, ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Twakoze ibyo dushoboye, Imana nayo ikora ibyayo. Iyi imbuto yeze irasarura, yari imbuto yeze. Marina jewe nari kimwe n'abana biwe, kuko tukiri muri Kongo twari Buvira, ariko data kubera kumukunda aravuga ngo nizamuke ije kubana na Marina murerera abantu. Hari abana babiri nareze, Mahombi ngwino hano na Cyubahiro. Kubwo kumukunda kwa data ndazamuka mfi Buvira, ndaruye aracuka, ndera n'undi turabana n'umukobwa, turongera turabana n'umugore, ndabyara turi kumwe, ndashingira turi kumwe. Yari umubyeyi mwiza kandi yari umubyeyi w'ishaka. Kugira ngo ngere hano niwe wagiye kunkuraho narindi, aranzana hano arambwira ngo afite gahunda ya dose, ngo muboyo jana ntagomba kunsiga, tugomba kujana. Aranzana n'abana tuza hano. Marina yakoze imirimo myinshi. Marina yari umunyeshaka ryinshi. Mwavuze uburirimbyi bwiwe bwa hano, ariko yabuhereye muri Kongo, yari umuririmbyi. Icyo nshima Imana cyane nuko Marina yagize iherezo ryiza, agatunganya urugenzi rwe ku wa 4 ku cyumweru. Nije na Nyakiza twari twamwiriweho, yagiye nko guhumza no guhumura, agenda tumureba, agenda tuvugana. Ariko amahirwe twaje kugira, haza Olivier na bukuru na musaza we, kuko mu munota wa nyuma na Nyabikiza ndamushimira cyane. Imana imuha umugisha, n'intwari mu basinzira. Ibyo yakoze Imana niyibizi kandi nizamuhinga, ntabwo wamuhemba ibikwiranye n'ibyo yakoze ngo bishobore, ukuye Imana yo mu ijuru. Mu munota wa nyuma nabonye igitangaza. Nari ntarabona umuntu ucikana hayavugana n'undi, ariko yacikanye tubaye tuvugana, mbona ararangije. Shimiye abadutabaye muri uwo
nshimiye ababaye hariya mu rugo, nshimiye abakoze imirimo bose ku bumwe. Imana ibaha umugisha. Mayina rero Imana imuhe iri gukora idashira. Murakoze cyane, mushobora gusubira inyuma. Kuri gahunda ya famiye sigaje abantu babiri gusa kugira ngo mubyumve neza. Sigaje abantu babiri, nibasoza ndahita afata microphone ijambo rya nyuma rya famiye kugira ngo nsubize gahunda, umuyobozi wa gahunda akomeza izindi gahunda zikurikira. Reka mpamagare bake babe Madame Bizoza yakwigira hano, noneho nawe avuga iminota 2 aserukira bake babe bose, abari hano n'abatari hano mu minota 2 adusubize microphone. Murakoze cyane, ntabwo turi butinde, byinshi babivuze. Ndashima Imana ko Imana yaraduciriye inzira tukabasha kuza hano, kuko kuva hariya benshi ntibagize amahirwe yo kuza kubera kwambuka, ntabwo biba byoroshye, namwe murabizi. Ariko dushimiye Imana yaduhurukije hano ejo nabo twazanye. Mu by'ukuri kuvuga banda ntabwo byoroshye muri uno mwanya, byatugoye cyane kuko ngewe ndi muri bake babiwe batoya cyane, mufata nk'umubyeyi, sinzi ko namufata nka mukeba wanjye. Nza muri uru rugo naje nsanga ari bakuru cyane kuri ngewe, ariko usanga ni urugo rwiza rw'abantu bakundana, abantu bafite umuco mwiza. Sinagiye amahirwe yo kubana nawe igihe kirekire, ariko nagiye mubona mu bihe bitandukanye. Iyo yabaga yaje Kigali cyangwa twagize ibyago cyangwa twagize ibirori, yazaga kudusura, ukabona ni umuntu udashobora kwemera ko mujyama, tugatarama nkamubwira ati se mbanda waretse tukajyama, ngo ya akaganira agatera urwenya, yarangiza akatubwira ijambo ry'Imana. Ibyo byose ni ukuri ni ibintu turi kumwibukiraho, kandi ikintu cabiberetse nahoze mbwira muramukazi wanje twazanye, nuko yagize amahirwe